ko hari uburyo bumva bamwe babivuga bakabivuga hanyuma ku rupfu rwa nyakwigendera hari amafaranga yaba Mutesi yaba yarohereje. Iyo video wishyize hanze byagenda bite? Mutesi hari amafaranga yohereje kuva mu Rwanda cyangwa mwakiriye envelope ivuga ngo iyi ni inkunga iturutse kuri Pastor Mutesi mu Rwanda? oya rwose mana ntayo twigeze twakira. nabanye na mama Cedric hano mu rugo kugeza ikibyo kirangiye na Pasiteri Mwakubaza na ba Claude bose bari bose bari bari muri komite ishinzwe gutegura uburyo bwo kumuherekeza. Ibyabaye byose ni ibyakorewe hano, abantu barashigikiye kugira ngo tubashe kumushingura mu cyubahiro, papa w'abana nk'umutware. Rwose nta Mutesi nta makuru yiwe nzi, nta mafaranga yiwe tuzi. nabo batwara igihe twicaraga hano nyine bakavuga batari kuko ngo no mu Rwanda ngo batanze itangazo ko bagomba gutabara. Uko teza amafaranga mu Rwanda kwa Mutesi bariho bavuga ukuntu nyine ngo bavuze ngo gushingura ari 40 cyangwa 50 by'idolari. Ariko ntayo twabonye. Abarekeye aho ngaho bro. Impamvu mbikubajije Mutesi yaratureze ahererwa mu mugisha, nugerayo uzabona byose biri mu butunzi, ntuzibagirwe Imana yawe yabikoze. Uzambara neza, uzarya neza, uzarara heza, ntuziba umuvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Reka ntangire ngusuzana nagushimira wamaze gukora subscribe kuri Dopa Media ndetse nawe ugiye kwikora none. Nibyo koko imaze gukora subscribe ubu duteye inkunga, ariko ugomba gukomeza dutera inkunga ibiganiro byacu, kora share, like and comment kugira ngo tujye tubana amasaha yose 28 kuri 28 nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye turutege ndetse na komi yatunganiza komeze neza cyane. It's a beautiful day blessing Dopa Media ku blessing Dopa Media nibyo tayega bagusabye, ariko nanone ukibuka kuzana service cyangwa se ibikorwa ugeza ku batura Rwanda tugagufasha kubyamamaza, ukabikora neza, ukabikora nka Dashpan Hub cyangwa se German Language Academy. Ndaza gusoza mbabwira ibyayo kubera ko yabazaniye amahirwe abanyarwandakazi bashobora kujya kwiga cyangwa se gukora akazi cyangwa se gukora muri bita volontariat mu gihugu cy'Ubudage uhembwa. Abajene ariko mwabaye aya mahirwe abacika. Reka twikomereze na munywanyi wacu uri kubundaguza muri Dubai. Sabara no kubundabundara no kubunda buri ubonye umuntu urumva ukamubona ahagaze nka hari ugahita yiruka ugahita umwihisha ugahita ucukura umucanga hari kubera hari imicanga turuguta ukawinaze cyangwa kinaga mu mazi. Ariko nta nandi wo kwisha, ari kubera ko ari nko muri desert cyangwa se mu butayu haba hari umucanga, hari n'iki, hari n'amazi, hari n'inzu nkeya ziki zo ku mazi. Ubwo rero kwisha bari ahantu hangahe hatatu: urajya mu mazi, urajya mu mucanga, cyangwa uhite wirukanyira mu nzu. Ushobora kubera ko nkabura Pastor Mutesi kubera bari munini, ushobora kujya kwirukanyira mu nzu akamubonye, ariko yinaza mu mazi urumva akoga karenga nko hirya, cyangwa agacukura umucanga agashyiramo mu murengera. Washyiramo umucanga ni wa murengera. Nese umuntu yakwisha umutwe agafukura umucanga n'agacengeza mu mutwe agahita atabika kagasanga igihimba hejuru. Ngago turaje tubive imuzi muzingo cyangwa se idonido. Abantu barabizi ko mu minsi yashije ni ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2025 nibwo umuntu bita Pastor Mutesi yasezeranye imbere y'Imana. No bita nde bavuga imbere y'Imana cyangwa bavuga mu rusengero? Bavuga imbere y'Imana, bavuga aho bashatse. Ushobora kuba mu rusengero cyangwa se bikaba imbere y'Imana. Asezerana no bita rero Murindwa Fredina. Hanyuma mbere yaho ku itariki 23 nibwo hari habaye icyo bita dot cyangwa se ibyo bita gusaba no gukwa. Ibingiba kenshi no bukwe bubera iwabo umukobwa, kubera ko umuhungu aba yagiye akajya kumusaba iwabo, hanyuma agakwa agatanga inkwano, hakazakurikira ikijyanye no kumuhekera icyo cyo kugira gute cyo gushyingira. Mbere yaho hari habaye
ikijyanye no gusezerana mu mategeko cyangwa se mu murenge cyangwa se hari n'ababyita mu rukiko bitewe n'icyo ushaka, ariko nyine aba ari ukugira ngo amategeko amenye ko mubaye iki umugabo n'umugore. Akimara kuva mu murenge rero hari umurenge wabaye ku ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza, cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge downtown hafi na hoteli Okapi na Niyo Impala. Rigakorera mu nyubako nshyashya ya Delta House kuri etage ya 5. Ni ku muhanda nimero KN97 Street 9. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Aho ngaho ni hagati aho ngaho. Oya nibyo. Ni ku ya mbere z'ukwezi kwa kabiri nibwo umurenge wabaye, bero bita mu murenge wa Muyumbo ni mu karere ka Rwamagana, ubwo ni mu ntara y'Iburasirazuba. Navuze ati ibyo Kigali ntabwo ndi gusezeranira i Kigali, reka nigire mu Burasirazuba. Hanyuma kiva mu murenge nibwo yakoze ikiganiro kuyo bita Nkunda Gospel. Ari nabwo yavuga kuri Sagaze n'umuntu bita uri bavuga ko bari bamujyanye umugabo ninde Sandrine. Ava kuri Sagaze na Sandrine kamujyanye umugabo, undi ati nta mugabo w'injyanye. Hanyuma rero mu kiganiro aganira n'umunyamakuru wa Nkunda Gospel nibwo yamubwiye ko mu matariki 26-25 y'ukwezi kwa kane nyuma yo gukora ubukwe no bita Ferdina agomba kuzagira gute, kuzajya muri honeymoon cyangwa se mu kwezi kwa buki. Hanyuma rero urumva ko byagombaga kuba impamvu bari babishyize nyuma y'ayo matariki 20 y'ukwezi kwa kane. Urabizi ko mu kwezi kwa kane mu Rwanda haba hagomba kugira gute, haba hagomba kuba hari iminsi yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Rero yavuze ati ntabwo twajya imbere yaho, nubwo ubukwe bwari bwabaye mu kwa gatatu, aravuga rero tuzajyayo nyuma y'iyo minsi. Hanyuma iyo umuntu avuze mu Rwanda yavuze ko azajya mu kwezi kwa buki, dutekereza ahantu hagiye hatandukanye. Wowe utekereza? Nekereza ku Gisenyi, ku bakire ngatekereza Dubai na Zanzibar. Ariko hagati aho ngaho ninde bundi wabahitiyemo aho hantu? Hagati aho ngaho kubera ko nyine hagati aho ndaje naho hambwira, ariko nyine ninde babwiye abantu hari ngo bajye bajya aho ngaho. Wa mugani utagiye Zanzibar ubwo ko afite amafaranga yikoza Dubai. Hanyuma niba ari mu Rwanda iyo atagiye i Rubavu yikoza ku Kibuye. Nta handi hantu heza se buri umuntu ashobora kujya hari umuntu kamera neza cyangwa n'ibya bindi byo kwigana ko ati runaka yabikoze gutya reka nanjye mbikore gutya. Bimwe by'abahanzi bacu ujye ubona ngo indirimbo ngo ya Dubai ngo niba isa neza, kandi ugasanga hari umuntu wagiye hano Kagugu nawe akora indirimbo kabone imeze nk'iyo mu butayu. Iranamurusha na views. Hagati aho ngaho impamvu banasimbutse n'ukwezi kwa kane, ukwezi kwa kane usanga hariya n'undi kirere cyaho kijya guhura n'undi n'icyo mu Rwanda. Naho abahakonje hari igihe cy'imvura. Urumva rero iki gihe cyo giye gusatira sama. Urumva ko bagiye muri summer time, bagiye kota akanoza kazuba ku mucanga. Ubwo rero navuga ko wenda uko yari yabipanze ni nako byagenze, cyane ko ari n'umwe mu bantu bagize gute babonye amafaranga atubutse yakuye mu diaspora. Hari Kariste nitwakaberetsera. Abantu bagiye batwerera
abari za Norvege, abari za Canada, abari muri Amerika, ni amafaranga cyangwa se ni amadolari bagize gute aba yinjiye. Kugira amafaranga yinjiye nta kintu ugomba kuyakoresha uretse kugira gute kuyameramo neza n'uwo mwashakanye. Karyoha rwose. Ubonye Ferdinand yambaye ntuza twatugofero tw'aba cowboy. Ariko Ferdinand Ferdinand na Mutesi umunyamideli. Ferdinand na Mutesi nabonye abantu bahuje ubwenge urumva agatwiko urumva. Ariko Ferdinand ntagatwika bari ro. Ferdinand buri aratwika. Ferdinand kwisi nanjye kuba ngo isigara yerekana undi mbivuga. Urumva isigara se nabyo birimo. Ferdinand wani ni mubi cyane urumva. Ikindi kandi buriya uyu Pastor Mutesi ni umuntu wumva. Pastor Mutesi arakumva urumva akavuga ati mukupa. Urumva akavuga ati niba umugabo wanjye akunda agacupa niba akunda isigara urumva nta kibazo rwose umugabo wanjye gifata nta atandukanye n'abandi bantu usanga abarokore ngo kubera ko ngo nguyu ngo afata ikingo ndamwanze. Yego ariko ubundi umugore mwiza ni kamera abagomba icyambere buriya nyaboneka abantu banatereta ntimugahishe wenda ibintu bimwe na bimwe kuba muteretana kugira ngo nimugera mu rugo atazagira gutatazabyinubira. Niba umugabo waramushatse uzi ko agasigara ukamushaka uzi kamwe inzoga ukimumara gushaka no kumva ari kuguhumurira nabi ngiye kubivuga kuko bamwe babivuga ngo kumva ari kukunukira. Hanyuma se nyine niba waramwemeye ukaba wumva muri cya gihe cyo guteretana yarahumuraga ubwo naza mu rugo rero azagomeza guhumurira. Niba utabishoboye ugire gute ubivemo hakiri kare. Ariko mu nkundo abantu basiga bagenda bakabeshyanya sicyo bakagenda bakabeshyanya niyo mpamvu inkundo z'iki gihe zitazigera ziramba ugasanga urumva ntagendaje ni nk'akamodoka ajya gusura umwana namwemeje nkajya nkahanaguzaho agatambaro umwana akamodoka kangiye wara twazamara kubana agasanga ndiye akanwa n'igare ngira. Ibyo byagukora abantu benshi cyane barabikora rwose muri iki gihe nyine mbona ntago ari byiza wenda na kera hari imico buriya abakurambere bagiye badutoza ariko nanone ukabona nyine nabo hari ukuntu bafekinga life nk'uyu munsi barakubwira ngo umusore utirariye ntarongora inkumi bashaka kuvuga ko iyo modoka wayitira iyo costume wayitira ariko ukagira gute ukemeza inkumi ntacyo byaba bitwaye. Ariko nanone ntago ari byiza uwo mugani ntabwo mwemera kubera ko numwiyemera wenda ko ufite iyo nzu yahagera n'inzu wakodeshaga ejo akabona abandi rodaraje abasohoyemo wenda yo kwishyura yabuze icyo uzaba waramubeshye sibyo. Hanyuma umubwiye ko iyo modoka ari yawe kandi wenda ariyo wagize gute wantiriye ejo nzaza mfata imodoka yanjye. Hanyuma yarazi ko azajya ajya ku kazi wenda umutwaye mu kamodoka abona uri kumubwira ngo jya gutega amamoto icyo gihe uba waramubeshye. Ashobora kukwihanganira akaguma ariko ntabwo biba bikwiyeho ko wamubeshye. Ejo niyagira ikindi bakuvuga niyo baba bakubeshyira azavuga ati n'ubundi yambeshye ko afite imodoka ntayo afite niba bamuvugaho ntabwo bamubeshye. Niyo mpamvu rero biba bisaba hazemo n'ukuri umuntu umwereka ukuntu ibintu bimeze. Hanyuma reka rero ubwo tubabwire ko umuntu bita Murindwa Ferdinand ndetse na Pastor Mutesi kuri ubu ngubu ntabwo bari kubarizwa ku butaka bw'u Rwanda ahubwo bibereye hehe? Bibereye i Dubai. Abandi basirimu bose bari kwirira ku mafaranga baterana udusenyi baterana utuzi n'imigeri bashushanya umutima kunoza umusenyi. Ariko tukiri aho ngaho urumva tukiri aho twatuma tuvuga abantu nyine batira ibintu. Wari uzi ko abana ba Rusagara bagiye kuza gutura inzu yabo sinzi ngo niba bizabahira urumva bizaterwa iriya misi izabahira. Niba inzu yari yanditse kuri se bizabahira ariko niba inzu yanditse kuri Pastor Mutesi ntabwo bizabahira kuko urumva kuba wenda amakuru avugwa cyangwa se bikaba bitanga bihwihwiswa ko inzu yaguzwe na Rusagara ariko twajya kureba uwaguze inzu cyangwa se ibipapuro biriho tugasanga ari Pastor Mutesi icyo gihe babahiye na tike yabo yabibakuye muri ntuza harya babahehera muri niba ari Los Angeles ni hehera ibyo byose ni muri Amerika sibyo. Itike yabibakuye muri Amerika baza ngo kuburana iyo nzu mu Rwanda yabihiye yabipfuye gusa urumva baba barabibaze uhinde ushobora gusanga ari nko kumwe umuntu yishyura amafaranga yarayoherereje umuntu urumva rimwe na rimwe ukaba wasanga leta wenda yaza gukora igenzura ibyo nese niba tuvuge wenda niba yaramwohereje miliyoni 200 ngo agure iyo nzu sibyo iyo nzu ikagura hanyuma inzu ikaba yanditse kuri Pastor Mutesi hanyuma uzaze inzu yimukureho se uvuge ngo bohereje amafaranga yo kuyigura se yaramwohereje kubera iki? Aho rero abantu benshi cyane nagiye mbona bandi urumva hari impamvu nyinshi zigiye zitandukanye zishobora gutuma
ayo mafaranga yamwoherereza. Hanyuma kuba yarayohereje nkagura inzu, urabizi neza ahubwo se ko ayo mafaranga yohereje nkayaguramo iyo nzu, kandi inzu mu mategeko y'u Rwanda property cyangwa se umutungo ufite umuntu wanditseho. Niba umutungo rero wanditse kuri Pastor Mutesi cyangwa kuri ba bakobwa be, ntabwo uzaza ngo uvuge ngo ayo amafaranga yaguze iyi nzu ngo yaraye papa. None se akantu ko kubona umuvandimwe wa Rusagara ara Dubai akihisha, urumva ikintu cy'ubwoba kitakimukurikiranye? Ubwoba bwo ntabwo bwabura, sibyo? Ni nayo mpamvu abantu bari kubihuza, bamwe bakavuga ko bashobora kuba baragiye Dubai mu rwego rwo kugenda gusohoka cyangwa se kwishimira honeymoon, ariko nanone hakaba andi makuru avuga ko ashobora kuba yaragize gute, yaragiye ahunze. Wenda ibyo ngibyo turaje tubigarukeho mu kanya, hanyuma reka mbanze nkubwire icyo ngicyo cyo kuvuga ko yaba yarageze Dubai akagera gute akabona umuvandimwe wande wa Rusagara hanyuma agahitamo kumwihisha, sibyo? Tuvuge niba baragize gutya bagakubitanira Dubai, bagakubitana amaso akamubona, akabona n'umuvandimwe wa Rusagara, nese ubwo ari bugire gute, ari bugende kumusohoza? Ntabwo ari bujye kumusohoza. Kandi urabizi ko havuze kesi z'uko hari amafaranga Pastor Mutesi yakusanije ubwo nyakwigendera Rusagara yapfaga, akuvuga ko ayo mafaranga agira gute ashaka kuzayafashisha umuryango wa Rusagara. Ariko amakuru hari ayo mafaranga ntagire gute, ntabagereho. Wikiposhe aravuga ati saho mu nkuye miliyoni zirenga magana ngahe karaka yawe kari nyinshi. Nese erega nuza Pastor Mutesi afite abantu bamwumva kandi bagira gute bamufasha mu supporting mu bice bitandukanye by'isi, mu Bwongereza, za Norvege, za Canada, za Amerika, mu mareta agize gute agiye atandukanye. Nese ubwo rero nyine kuba yataka bakamutabara ni ibintu byumvikana, ariko tubize urumva nyine ntabwo ari kuyabasubiza, yarayagumanye amafaranga. Arakomeza aratwika. Ahubwo kiri kuvugwa nuko ashobora kuba yaragiye Dubai, yagiye gutembera cyangwa se muri honeymoon hamwe n'umugabo we Fredina, ariko none akaba arandi makuru avuga ko ashobora kuba yaragiye mu rwego rwo kugira gute rwo gushaka ibyo bakorerayo no guturayo, hanyuma bakagenda bahunze. Bamwe mu bagore Fredina yagize gute, yagiye akatakatamo, harimo abo Sandrine, harimo bamwe muri ni Zambia, muri za Zambia na za Mozambique, urumva. Noneho hakazamo by'umwihariko umugore nguri ku Kibuye w'umuganga yateye inda, sibyo? Abo ngabo rero ngo akaba ari bamwe mu bantu ashobora kuba baragiye ari bari guhunga. Ariko muri kano kanya kuri Dopamide nge ndumva atari ko twabyumva pe, kubera ko ibyo ari byo byose abo bantu niba yaranabanye nabo cyangwa se yaranasambanye nabo, kugeza ubu ngubu twabita indaya, kubera ko ntago bemewe mu mategeko nk'abagore bande ba Fredina. Umugore wa Fredina wemewe uri officiel n'uri abatandukanye, sibyo? Kandi baratandukanye n'ibintu byagiye ku ruhande baranagabanye. Kugeza uyu munsi umugore rero afite mu mategeko ndetse n'imbere y'Imana nk'uko babisezeranye ninde, ni Pastor Mutesi. Ubwo abandi niyo baza tuvuge wenda uwo ku Kibuye bafite n'abana, niba afite uwo mwana akagira gute akamuzana, uwo mwana bazareba niba koko ari uwande, ari uwa Fredina. Hanyuma niba bamara kubona ari uwa Fredina bazajya batanga indezo, nagera ku myaka yo kuba yamutwara amutwara, cyangwa se yes nyine imyaka yo kumutwara igeze yagira gute yamutwara. Kimwe nuko bashobora gupima DNA wenda bagasanga atari n'uwo amafaranga kwa Pastor Mutesi ntagabuze, gupima DNA manza ari nk'ibihumbi 300 gutyo, magana ngahe 250. Okay, urumva ko ni range nyine iri aho ngaho. Ayo mafaranga kuba yayikoramo bagapima DNA y'umwana bakareba niba ari uwa Fredina, ibyo ntago ari ibintu bigize gute, ntago ari ibintu byatuma bavuga ngo bagiye guhunga igihugu bagiye kuba muri Dubai mu rwego rwo kugira ngo wenda uwo mugore atazazana umwana. Kandi umugore naye ntago yagira gute, ntago yaza gutera imisozo, kandi aziko umugore afite, urumva umuntu w'umuganga ni umuntu ujijutse ubuza amategeko nibuza yibanza, arabizi ko niba umugabo ari kubana n'umugore byemewe n'amategeko nta kintu wazubabaza. Yaza kuba ugira ibyo arekarama yakaba yarabirekaramye cyagiye bajya mu murenge, kubera ko barabanza bakababaza ati nta muntu ufite impamvu y'umwihariko ishobora gutuma abantu batasezerana. Ibi ngibi banabivuga no muri eglise cyangwa mu rusengero naho barabibaza. Ubwo rero aho hantu habiri niba ataraje ngo azamura ukuboko avuga ati uyu mugabo dufitanye igihango giteye gutya na gutya tugendeye ku ngingo iyi n'iyi ntago bimwemerera gushaka undi mugore, ubwo nta kintu cyo kuvuga afite uyu munsi. Niyo mpamvu rero Ferdinand ndetse na Pastor Mutesi kuvuga cyangwa se amakuru avuga ko bahungiye i Dubai ayo yo ntayo.
ibyo ari byo byose ibiruhuko byabo nibirangira bazagaruka. Neza bahungiyeyo bakora iki? Bahungiyeyo cyambere cyo Pastor Mutesi yegetse we nakurigira neza nicyo kintu yabasigaranye, niyo mari yabasigaranye. Gira neza niyo mari yabasigaranye, kuvuga ngo aragenda abwiriza umuyisilamu ntabwo akumva wallahi akibara. Nta kintu hariya usibye gira neza yarasigaye no kwicara kuri gira neza nabwo agira gute avuga ibyo mu Rwanda. Kubera ko ibyo Dubai nta kintu yaba bivuga. Ndetse n'ururimi rw'abarundi. Kandi mu Rwanda nibuza yagira gute bagatagiye kurigira neza akigira muri business zijyanye n'iki na church no kubwiriza abantu. No guteka. Harase umwana bamutekereje. Yes, no guteka ubwo nangiye kubigeraho. Hanyuma ubwo urumva nyine abarabu ntabwo yabatekera, inteko za hariya ntabwo yazishobora. Abarabu bafite ko bateka bya Kiislamu kandi uriya sinzi niba byamugora, ntabwo yabishobora. Byasaba nyine abanze yige kwa. Muri uko kwiga rero ayo mafaranga n'ubundi akenshi abagenderaho nta mafaranga bagiye ahabwa n'abantu. Ubwo nawe yigize umudiaspora se abandi ba diaspora bazongera kumuha amafaranga se? Oya nase urumva we ahubwo nta mudiaspora wabundi amafaranga ahubwo bayagira gute bayagwa wenda kuko uri mu Rwanda cyangwa se uri mu handi muri Afrika atandukanye kubera ko babazi ko hari ibibazo. Ubwo rero ufite ubushobozi bwo kujya i Dubai ugakodesha inzu ukaba ukwezi kumwe ukaba yabiri ukaba yatatu bya byose ufite n'amafaranga nta mpamvu yo kubikenera gufata. Ubwo urumva rero bigaragare ko abantu barimo baragira barya rwose umuntu wita Pastor Mutesi nta kintu yakora Dubai na Fredy n'ubwe ntacyo. Tunagendeye kuri ntuza kuri skills zabo cyangwa se ku bumenyi bafite kuba Dubai byabagora cyane. Ari handi bagaruka batabasha no kwigura gikorwa. Byarangira nabo bagiye gukora muri za shipping nk'abantuza nk'aba Green P. Kujya kwirirwa gupanga imizigo buriya muri bo ninde wapanga imizigo ariko Fredy naracyari fite ayipanga. Oya ariko Fredy nawe buriya yaramaze kwitera utuvi gute ntiyarakiryama hasi urumva nta muntu wari ukimutegeka yarasigaye aryama nyine yitonze agasinzira bakamukarabya utuzi dushyushye maze no kujya gutangira gukarabya umukecuru hariya muri Dubai. Mwarabukazi se buriya yamukarabye kugira ngo byamuhira. Ubwo urumva rero ntago byashoboka, ni ikintu kidashoboka rwose abantu bari kuza bagasakuza. Icyo cyo abantu bakibagirwe ntago bishoboka ko umuntu bita Pastor Mutesi ndetse n'umuntu bita Fredy n'abaguma i Dubai kubera ko nta kintu bakorayo ntacyo. Amafaranga bajyanye ahubwo nibatinda kanabashiriraho birabareba. Nibashaka bagaruka yakiri bazajya muri credit. Niba ari ifoto bashakaga ifoto yarafasha. Ifoto ariko uriya Pastor Mutesi bajya bamureka rwose. Bajya bamureka pe nta n'umuntu uzigera umukuramo gutwika azatwika kugeza ku myaka 100. Simbizi ntago mbizi niba bikora imyaka 100 yose. Urumva ese umuntu asigaye agira ingahe igirenga 52. Oya enuza cyo bita experience de vie yarazamutse iri kuri 60 na Umunyarwanda asigaye aramba. Rega mubayeho neza. Tubayeho neza birumvikana urumva ariko reka twamamaze. Tugiye kwamamaza. Reka twamamaze nari nababwiye ko ndibuze kubabwira ibintu bijyanye na Diaspora Hub. Bubabwira gute ni Morgan. Urumva ni ntuza ni amashansi ari cyangwa se ni amahirwe ahari aho German Language Academy ubwo mu Rwanda turabizi ko dufite ama branch agiye atandukanye. Dufite branch i Musanze bakorera hafi na gare ya Musanze, tuyifite i Huye azwi mu cyaro bakora mu nyubako ya Sina Complex House kuri etage ya 2, tukegera ni Kigali muri Data House muri etage ya 5 nimo bakorera. Hanyuma rero kufatanya bikorwa bayo bari mu Budage babazaniye amahirwe ku bantu bagize gute abantu bifuza kujya kwiga gukora ndetse no gukora ibyo bita volontariat cyangwa se kwimenyereza akazi cyangwa se ubukorera bushake. Ayo mahirwe rero amahirwe areba abantu bose sibyo, mahirwe areba abantu bose ariko ugasabwa kubanza kwiga ikidage kugeza kuri level ya B1. Ushobora kwigira kuri ayo mashami 3 nakubwiye ari mu Rwanda ukabanza kwiga ikidage. Hanyuma imaze kwiga ikidage rero igikurikiraho ni iki? Igikurikiraho no kuba wajyanwa mu gihugu cy'Ubudage ukajya kwiga kaminuza sibyo. Ushobora kuba utarize kaminuza mu Rwanda hanyuma ukajya kwiyigira mu Budage, i Burayi, muri Europe. Kandi kiza cyaho ugira gute wiguhemuka bitandukanye no mu Rwanda. Mu Rwanda amafaranga urayatanga
ariko ntayandugaruzwa ariya rero nuza kaminuza uzigira ubuntu. Hanyuma abantu rero bashishikarizwa kwitabira ino gahunda ni abantu bize ibintu bijyanye n'ubuvuzi ndetse n'ubuforomo, abantu bize ibintu bijyanye n'uburezi n'imboneza mubano, abantu bize ibintu bijyanye n'amahoteli ndetse na restaurant harimo no guteka, hanyuma abantu bize ibijyanye na logistique na supply chain ndetse no gutwara amabisi cyangwa se amakamyo, abantu bize ibintu bijyanye na technique zirimo mechanique sibyo, ndetse nabize ibijyanye na electricité ndetse n'ubwubatsi. Abo bantu barashishikarizwa rero kuba bagira gute kuba bakwitabira. Hanyuma icyo usabwa rero kuba ufite ubushake mbere na mbere, cya kabiri kuba ufite ubushobozi bwo kuba wakwirihira ino level ya A1 kugeza kuri B2. Yes, ni kuri B2, sorry na nababwiye B1, no kugeza kuva kuri level ya A1 kugeza kuri level ya B2. Kwa ufite ubushobozi bwo kwishyura rero ururimi rw'ikidage ukiga cyangwa se ufite uwakwishyurira. Hanyuma aya masomo yo kwiga ikidage atwara amezi agera kuri 6, yaba menshi akaba 8.